yata komeza unyibwirire yavuze ngo icyo muginga ngo abasobanuzi ngo ibiki nakavugisha induru ibirenge komeza unyibwire aha asubundi amvuga ate akora kuri radio nyakwicwa n'uburoro ngira radio akora basi nzajya kumurega aha ngo yumvishe iki ngo mvuga ubusa nakavugisha induru ibirenge nakwicwa n'uburoro Yes, turatangiye our feature presentation. Nabateguye cyane. Nanjye nyirijwe ryanjye Junior ya Premier. Ndakivuga abimenye ko nivuganya kandi wasanga gisongeye na mugenzi wa pipi buriya nta nuwamenye. Wasanga ari pipi wamwejo gajye kumvuga. Gravitas Ventures. Nabateguye cyane hamwe na Visual Based Production. Nanjye nyirijwe ryanjye Junior ya Premier. Ready Varkali Studios. Ready Vocali. Vocali Studios. Na ratambwira nuko baramvuze. Ni ikindi yavuze. Urakoze gusa icyama nkamenya mazine nka kwereka sha. Our feature presentation. Nabateguye cyane yiswe ngwiki Inara The Jungle Girl. Cyenzanya kono ku ruhande bari byari byabaye umunsi umwe. Amagambo ngayo nyabasomere cyangwa mbireke nareka nyasome yose ko bimeze. Amagambo yanyu yo ntago nyabiba. Amagambo mubonye yanditse ndaje nyababwire yose ku murongo. Mugeze bateguye ngabo muri hangana kwa gasubiye inyuma impamvu itumye bindogoya n'umuntu wamvuze. Nyakuvuga bitabaho mvuga ati mukinga sana. Ready Varkali Studios bakisabye ngo Inara The Jungle Girl. Yeshabakazi our feature presentation. Nyagupfata kwese turahanga ku mpamvu z'igifu akajya kwiruganira mu buntu nkanye kweri. Yavuze na yanga. Haje we data we kuko numva yihandagaza akavuga intwari kweri. Hako ni intwari nubwo atarapfa. Nako umuntu ugitangaza kweri. Ngenzi ratangiye. Ndetse mugeze gusanganisa amagambo ngo amateka nubwo mugenzi ngo agira uburibwe bwinshi ariko mugenzi umuntu yayabamo. Gusa mugenzi ko no bisaba umurava kujya mugenzi umuntu yacemo. Awe mugenzi aho ciye amateka yiwabo ntago horoha byavuze mugenzi na Amaya Angelu ngo mugenzi amateka mugenzi twirangije ngo bwose twirangije uburibwe bwawe agira ntago rose mugenzi kwacamo ariko mugenzi kugize umurava aho mugenzi abanyu bace mugenzi nawe wahaca kuno ku ruhande hari uwazaga. You should be proud of yourself. Ndetse gose bwati musirikare gose ufite kwishimira. Ask you a question. Ba cyozo gose navuze ngubaza mbere rose nyongeye nyukubaze. Got your full and undivided attention. Gose kuba waraje hangaha waje meze ngaho utiteguriye intambara zo kujya mu kujya mu ntambara nyabaki. You thought it was no. Rose ngo byose byije mu biroroshye. Extend a humanitarian effort. Hand of peace to these people. Ndetse gose vuga ati wese mujye ko mwashanga muje guha amahoro abantu bahangana ngo bishoboka abantu amahoro bakeneye nane bakwiriye guhabwa. These women are savages. Twashanga abantu bahanga bameze ngaho abantu basuzwe n'amateka savages. Bomba bameze ngaho gusara abantu batungwa no gwitana abandi. Ntago bana abantu umuntu yabana nabo. Je nashanga nshaka gushaka imitungo n'amafaranga. For the women. That's right, you heard me. Ndetse nageze abagore barahanga bashaka kugira ngo durwane mpamvu twahanganye ndabarasa. Only watched mugenzi vuga ngameze nyameze ngo mugenzi yagambara abasekere bose bazanye. Ndetse mugenzi kubashanga bameze ngo baje mugenzi kukirwa. Habaye intambara mugenzi kare. Keen on my charms. Therein lies the problem. You see, I'm a god here. Avuga ati ngiye hanga ndumurinzi I am a god here. This jungle, I am a god. Muri rino shyamba ryanga muri rishyamba ryose ngiye ndumurinzi. Anyone who stands in my way, kandi ujya mu nzira yanjye wese, well, they just become a victim of a tragedy. Byanga byakunda itaba inzira karengane. Brings us to this current situation. Muri station ngiyi. It's a shame though. I would have loved another go at her. She's the Holy Mother. Ndetse gose vuga ati ngupfu yahangane Holy Mother mugeze niwe nyine wabo wese wera Holy Mother nyina wera. Minutes. Uri yatwishanga umeze ngaho wari kuri muryango w'abanga bose ba. It's okay though. Ubwo meze neza na kibazo mugeze gose ntabwo nza baranga bishwe n'ibyagenze bite. Gusa mugenzi wapfuye nubwo ari umugore afite ukuboko basi. My boy Liam could see me right now. He'd be so proud. Avuga ati gose Johnson yatabuja hari wose ambonye arishima. That little son bitch.
He's gonna grow up to be just like his daddy. Join Asgard. Be a man someday. ndetse gasavuga ati kano kana gasigaye kazabana ko umunsi umwe kaza bene wabo gakuri nko bene wabo bose bakuze kajya mu nyeshyamba bene wabo zo kuri Asgard. Ngeze film itangiye. That boy has got a bright. Ntabwo zigeze intambara yanga yabaye rya gusa ko bigagari abicanye ndetse rwose munyeze umwe waje mu rugamba arimo gushinyagurira bagenzi be. On the other hand, avuga ati byose bigiye kubyanjye faya taramu mugeze neza murasa. Film itangiye. Byagenza bite? Habaye iki? Mwe mutuze jya hasi. Gamba rwa rose ndetse mugenzi uri hasi mugenzi ni muzehe ntago ameze neza ngo baje mugenzi gushaka imitungo kuri kano karwa ka Asgard bashaka n'amafaranga mugenzi n'ubutunzi. Ready for Kali Studios presents nabateguza cyane mugenzi baje gushaka amafaranga ubanza mugenzi intambara baje kurwana aho barwanaga hatari wabo itagenze neza ndetse gose RD Film Studio barafatanyije bose cyane kugira ngo mugenzi kugereho baciye henshi. Inara ni Jungle Girl mugenzi ngo ni Inara cyangwa mugenzi nyeshyambakazi. Inara ni izina. Carry Danger Destiny Diamond bakajemo cyane. Diamond Empress Sayuri yakajemo cyane kuko byasangiye ko byajya kunari impamvu ndetse mugenzi Patrick Desmarites yaramye gose n'ansaranja nakayobora Band of Brigantes amazina raha. Rogan Myers yakajemo cyane. Team Ross Kathy Sanders abo nabateguye cyane maze abavuga bajye kuvuga ndetse mugenzi bakwereka mugenzi amaze guca imyaka 18 18 years later mugenzi wa mwana bataraguye kuri Asgard yaje gukura mugenzi kuri cyakirwa. ndetse rwose uyu munsi ari mugenzi mu mujyi twatanye mugenzi wo gukura mu ishyamba n'umukobwa ugeze ahari usanga mugenzi bamuvanye aho ngaho bamukuye yahoze mugenzi nyina umubyara ari uyoboye agace kaho. Nyanfunyusi itangiye byagenze bite ese yabaye kimeze nimucikwe twatanye mugenzi ari ahaterwa ndetse mugenzi ahatewe hari uwavanywe akiri uruhinja. Ibyatinze mugenzi uwamureze nka se yitabye Imana kaje arakana gatwa gahinja so twitangiye barakwereka amaze guca imyaka 10 ningahe niba mwibuka 18 yewe nabiranze muzehe iminsi y'ubuzima bwe nahanga hirangiriye yitabye Imana. Rwose hakiri inkuru y'incamugongo n'umukobwa bamwise Inara cyangwa mugenzi intara mu kimvugo zacu. Ina na na a na ra na a Inara the Jungle Girl nyeshyambakazi. Mugenzi hakiri inkuru mbi inkuru y'incamugongo uwo yarazi nka se mugenzi nk'umubyeyi yitabye Imana. Newe wamureze twatanye imyezi nyina w'agakobwa yicwa ari abaje iwabo kukirwa kwijwi ushaka zahabu muri Asgard ndetse rwose muzehe bagose baramusengeye bamunyuza muri purgatory. Imana imwakire mu bayikunda kandi yishimira uzamuke. Gusa mugenzi muzehe gupfa kwe yapfuye ari nk'amaniga yapfuye afite tatuwaje nyinshi cyane ku mubiri yari umusitari nk'abandi bose. Ndetse mugenzi byose ni ibyo umukobwa yibuka ubwe byabaye mu kanya kashize. Mugenzi urabizi ibi bikora mugenzi wihanganye ndetse rwose ntibyatinze muzehe yahoze ari umusirikare kumushyingura bamuhambye nk'abahamba umukomando kumwihangane bahamba imbwa bamushyinga nk'abashyingura umukomando wese ukamera.
si ibyo gusa mugenzi n'umukobwa ubwe yari yarinjiye igisirikare icyo gihe imyaka ye 18 sigara mu komandokazi yasezeye se amuterera isariyuti byose arabyibuka ibyabaye ngo tuyitangiye ndagira ngo rwose uri hanze wowe niba wishyura gira varu wishidikanya iracyatangira nibereyemo indani ndetse duswara ahangaha hari abaje kumutora urabizi ngo mugenzi akataramagara bajya soko kandi ngo apurereze sheke la vie continue nyuma y'ubwose ibibazo ubuzima burakomeza nzi ndimi ngo ni apurereze sheke la vie continue afuta problem zira life goes on ngo mukihebe urya byose bakubwa impamvu kandi imana izi byose nyenze umukobwa araho yaje bamwise nde inara mbaraga mbara do kamata gusa televiziyo ntiyirukankane mwihangane ndabazi bari banyiri imitima yabananiye ateye nk'amasaki hari ibigabura kimeze nk'urusake cyo gipfa kuboneraho kiboneye gafatira ngo kikirukanka ubona televiziyo byayirukankana urabizi byo kapfa gusa disa arambaye mama shenge ni byavizo by'ikinyejana mugenzi aje akona ku ruhande yapfushije amureze ndetse mugenzi twabonye ko uwo mureze yamutoraguye ese arabizi ko bamutoraguye katurebe dore taye nshinwaze ingena kari française disa abandi bana nawe undebera abakobwa b'iki gihe va kubahangaye kigabo n'agakobwa ko yasaka kubwa koko buriya tuvugisha ukuri kazabyara kazatera igi ntataye ubona nawe rwose nahinda yafata You here to ask how I'm doing? ndetse mugeze ko yaje rwose akono kamyeza afite umushuti wa muzehe uzayitabye Imana. Yeah, I do. Avuga ati waruzi dato natugose nari muzi. Liam and his boys, they heard you're back in town. You need to watch your back. ndetse avuga ati abasore barabakozi baso baje bagucunga bakuri hafi ntago bari tuvujyanga gusa wirinde ubwawe wicunge. Care less about Liam and his boys. Yavuga ati rwose nyago ntakujya basore badata bamukoreraga. I'm sorry about your father. Andetse rwose wihangane kugaso mukobwa mutoya. Condoleance. Care less about him too. Yavuga ati rwose nabyo data ntago mwitaho. Your father loved you with all of his heart. Batiri musore mukobwa muto ko basore yakundaga akazi ke nta kibazo cyabyo byari byiza. Just like he left my mother. Nenda kwasize mama nanjye aransiga ntabwo yambaye hafi yo kunanga akazi cyane akayihura ari mu gisirikare atatwitaho. Yeah, I know about that. Papa yari fake. I may not know much. Nubwo ntazi byinshi. But it's enough to know what kind of. Ariko ibyo nzi ko data yari nyamwigendo yari yikundaga nyakupfa. Ratukase. Wrong in our. Umukobwa muto wihera kara inara. You like it now? But in time. Hari byinshi uzagera umenya buhoro buhoro mu minsi nyenda yicuma. Uzamenya impamvu iso yitanze atabaye hafi yawe. Mugenzi yari umusirikare. Yari umusorodiye. Muvuze mu gifaransa sorodiye. Before he died. Mbere ko sapfa. Your father asked me to look after you. Hari yaransabye ngo nzakube hafi mwiteho. Me? Ngewe. Is that what you're going to do? Ese niko necyo nawe uzakora. Help me? Uzamba hafi. I'll tell you the same thing I told your father today. Umukobwa muto navuga amagambo nkayo nabwiye so ajya gupfa newe amaze kumusaba ngo nzakube hafi. Nabwiye so ngo nzagerageza. I will try. Giserarize. Ese yamukundaga mugeze ngo bashwana kenshi ubwo dushwana n'imiryango yacu surwango. Ati nzakuba hafi mugeze ni muzehe wa Bukamba. Mushiti wase. Ese yitabye Imana. Ndetse mugeze uyu mukobwa azi ngo iso mubyara nuri ya muzehe witabye Imana mugeze kizopara. Ntazi ko umubyara twabonye turuka handi hano. Mugeze byatinze. Yibonye ubuzima bukugoye jya mu kabari wimene mu n'amacupa asigaye usinzira uryame neza. Off the ground. Yaje disako mugeze kwa Faustin maze yihata cyo kunywa. I've been making noise. Utazo no kwibagiza ibyabaye. Uyu munsi ari wenyine. The places Nta wundi muryangazi. Ndetse azi ngo so mubyara yataye nyina. Umwana yamutaye mugeze tamubaye hafi. Nazwo mugenzi nta nyina yigeze asagira nawe ari umwana yitoraguriye. Yagatashye yanyweye. Basi nzoga zo yazihase. Gwa mu muhanda nakanyangaye. I'll make
mugenzi no kwiheba gusa niba hari ikintu byose mbere kibi no kwiheba no kwiburira icyizere muri wowe buriya ngo mugenzi umugabo nuwakira icyabaye ndetse akakira uruje kiyakira mugenzi nani mpamvu nimwe bwarangwa n'agahinda imyaka 10 n'ingahe fata hakuno ifege arenzaho kanyanga sigamane kora ibyayo yihasa mugenzi cyo kunywa yarambiwe ubuzima ko mugenzi yakihebye ntago byose byarangiriye aho ngaho hari gutaha mu rugo ariko wese yasinze umukobwa si ibyo gusa mugenzi yoza umukomando ndetse gusa yasaba no mu gisirikare nta mpamvu yo kubyizirikaho mu gihe isi yagiye do nawe ndebere nzoga sakantu nzoga nakagabo nibyo umunyarwanda yivugiye mugenzi ngo yikura mu icupa neka kuvana mu bagabo yagiye arazigwa ziramuha inzoga bakina n'inzoga uzi ko umugabo atangwa amacupa 5 y'amazi ariko Primus 20 wazi hekenya bakakubura kandi nabenya uziciye ni hehe nawe ndebere dododo mwana zankubise numva ndi mu ijuru tu dore atatangiye gukina ni vide ku muhanda yewe sasa gutaha sinavyo kubambara gasa abantu wambaye gucya byonyine bahita bakwataka bavuyeyo nabara barinzi base bamuhaye byose bafite ku muntu nk'umukomando kazi nta mukomando wigeze kinase ngo tumwemerere abageze n'abana arabasara basore base ese woza yoboye umva kuva mu gisirikare kuzakora ngo wisebye urumva kuko natwe turimo kudusebya dufite rero kuguhana urabyumva doesn't it tayari bawuza abanyeza abarinzi base arabatuka barakifata agapando abakomando ubundi nta mukomando usebye undi ngo tumwemerere nta n'umukomando wisebye ngo tumyemerere nge muzambaze ndabizi bungu bahoranye mu gisirikare baramuzi neza ngumi barabizi neza bo babiziranyeho byinga kazi byinga sanu dusebye ute amushenzo urasindira mu itabi ku muhanda usebye abagenzi bawe undavayo n'abasirikare mujinga kazi ngumi bintu kubasebye barakuvuruga kujya ngo garuka ibuntu buzimo umva se wa mbere upfushije benshi barapfuye tureba wigira ka uri wenyine wabaye naso natwe yari inshuti yacu kapfe urigira ibiki arabatuka ngo arabatuka n'undi yose no musirikare kazi arabongera mugenzi ngo yarizaniza avuye mu gisirikare abandi bakomeza banga umuntu batukabajya gasana bavanamo nta mukomando nemera gusuzugurwa na byaba uretse Kadafi wenyine wafire mu ngo nk'ifuko none nta mukomando nemera gupfa gutyo koga vayo nta mikino nagashaka ko bamusuzugura ndangije babizenyo bose kumyesaga mu rano kwisi nuko ice guard koga arakomeye dore nawe ndebera ni kumunanga akaboko keri napfuye mwana napfuye bigeze bite ngo bisinyundo ntagara bigende inyundo muganya vayo keri koga rwanye nziza arakomeye karakomeye ni kumva yarakaniga kariyumvira byanga koga arakomeye byose kanagaruka nagari mwene wacu no kuri ice guard yashamba kazi ni wabo yaje mu bane ngumi n'abarinzi base mu ntoryi n'abarinzi base jya ku ruhande undavayo n'abasore gusa nako karakomeye n'agakobwa kuguru kobwa ra yewe gatata we uyu mugahura gushatsa umugore usanye umugore mu rugo bantu mushaka muhubutse bujye bwitonda niba ukunze umuntu banze menye kazi no kurwana umwezo maze mukubitana menye ko arwana bingana iki kuyungu yaguhitana mugeze mu rugo tayari aramutse ngwiki kobwa raha muzehe avaye ni muzehe rwa Bukamba
yohereje zaza abarinzi baza bigeze abarinzi baso umukobwa mwese gwasa babiyere umukobwa bimeze bitemeze ate muri iyi minsi ahubwo bazakora ku Rwanda abagingamo maguruka You get back to base. ntabwo mwajanga baje munabara mugere musore kuri base kubirindiro nko apfamo muzeru rwabuko nebakona umukobwa indwanye nziza muzeru yamwitegereje umukobwa ntabwo yoroshye ntiyoroshye abe namba arakomeye nk'uwiremye nyagupfa mutuye dushyira urusenda muzeru yakarebye ni kabushari genze ntibyatinze Yesu muzeru rwose yakamurebye rwose bageze gutya baragira It's a good thing you showed up. ndetse mugeze rwose bajya kunyeza konkwani na muzehe Is this it for you? ndetse mugasema ko kubura hangana bikuko bikwiye cyangwa ufite kugira ikindi kintu wakora cyawe cyaza kubaka I think it is. nashaka gukora iki ngewe numva gutya komeze ntacyo bintwaye Maybe I'll just live the whole cliche life. Daddy didn't love me and I'll just drink myself sick. avuga ati ngiye rwose ntabwo nzemera umugore ushaka kugira ngo ngire umugore ambeshyabeshya ntabwo mbishaka nshaka ngo ucye nibereye ucye nta kindi kintu ushaka Instead of hanging out alone bamuko butuje and beating up on guys that don't stand a chance, rwose ntabwo kubita abasore cyo kintu kizaje kukugezaho cyane rwose kubaka ejo hazaza hawe there's some good use. banza unyumve neza nk'ufite amakuru meza iki Oh, is that what we're shaka kumwica kumwe nkamwe bisidatabaga mbwa bigi cyose mufashe ngo dukora akazi ka gisirikare Lined up. anje ufite kino cyane cyo kirimo amafaranga ni kiraka On some failed mission from years ago. hari misiyo iswagiyemo kenshi ikajya bakajyana ngo gutsiga kugira ngo bayirangize ya kera Familiar with Dash Guard, right? basoye na kwinshi twashaka ko ngiye tuyubure gusa tuyikore no tuyicemo I understand what you're asking. icyo maze nacyo bajya gukorera akazi Understand is why you're offering me a job with a team that hated my father's guts. gusa ndibaza impamvu cyangwa ngiye mu kazi data nani kuba yakora ushaka iki ugamije iki The briefing's tomorrow. ba ejo nibwo bari briefing bashaka kugira ngo bajye mu kazi If you're interested, niba rwose ubishaka here with your gear pack, nawe rwose uzaza wikorera igikapu cy'ibyawe ibikoresho byasigaye twerekere tujyane mugenzi ngo ni misiyo isa n'yananiwe mu myaka yashize baso nabigenza umwana ajyanye n'abandi babishobora ndetse ngo harimo amafaranga afatika mugenzi ariyumviriye twatangiye tubona mugenzi isa w'umukobwa bari ku kirwa kuri ice guard ntibyatinze ko zagatashye ejo mugenzi ngo hari ikiraka ese aragiye ukaturebe mugenzi ntibyatinze rwose mugenzi urabizi rwose byafe mugenzi ntabwo bitinda ndetse rwose mugenzi cyawe rwose nta kindi mugenzi baraje maze mugenzi bajya muri briefing ese mugenzi kugamira kuruka akaturebe amenye mugenzi byose yakoraga mu myaka yose yashize n'impamvu ise atamubaye hafi yari yihe ko bakaje n'abakomando ese mugenzi muzabwe rero yari umusirikare ati mwese mutuze Drop point mwese mpamvu turi aha ngaha southeast of our destination. aho tujya rwose kugira ngo tuvuge ngo turi mu burengerazuba bw'amajyepfo Better be prepared yaho tugana for confrontation. This mission isn't going to be a. ndetse mugenzi kuba mugenzi yakabzanga gusa atanga briefing basore be mugenzi bagiye kujya mu kazi kizi nuko mugenzi yajemo ndetse rwose mugenzi byambaye ni inara ntabwo mugenzi bagiye kujya he Mission is not going to be a cakewalk, gentlemen. abwa tubasaba rwose ngo misiyo tugiye kujya muri misiyo y'imikino Objective, si mwambere muhagiye abambere bagiye babapfiriye benshi bagarutse bari mbarwa intel, n'uwakiza yari Captain Ryan ese wa inara abandi byaranze Asgard's going to come in 150 strong. mugiye kujya mu gace ka Asgard gusa gace mugiye kujya kuri inshuro kikubye inshuro zirenze zinge kujya mu bukomerere bwako nagabye gace ka Asgard bagiye kujya mu mugenzi What's so important? misiyo yanyu ikintu cy'utugana iki ngiki muramenya ubutunzi bari burangana iki nimba ari amavuta mutanga polo ko mubonye amavuta cyangwa zahabu na za diamond yose agaciro Owes the largest mugiye gushaka amakuru y'icyo nyine mutumwe forces. murahabwa ikarita cyangwa marika mwasanze hose ari ubutunzi bw'agaciro Out, one at it. maze mutange raporo There's an electromagnetic field surrounding this island. gusa kano gace mugiye kujya mu kino kirwa hari electromagnetic field ihari imeze nkaho rwose ituma hatagiye ibikoresho byacu bya gisirikare bishobora kuba byahakorera With iyo ahageze ufite imbunda ntabwo imbunda ibikirashe we don't know. harakora imihini n'amapiki Been selected because you excel in hand-to-hand combat. mugiye kujya mu kazi meze nkaho mutazi icyo kintu cyamufite kuzirikana nk'aba mercenary Bare knuckles and cold steel. harakora ingumi n'ibikoresho nk'ibi ngibi mufite mu ntoki mwebwe ngamwe murebe Carry Bowie knife. If you run into any hostiles on the island, mubaye muhageze mugasanga nawe nk'inyeshyamba cyangwa abantu runaka badasobanutse muhasanze menye ko mufite kwirwanaho gusa akazi kanyu kujya kuzana amakuru nta kindi
with a signal lock amakuru mutanga niyo sinyana kasigaye tugenda tukakubatabara turamenya ngo agace duteye na agace gafite ibintu runaka bikenewe and small weapons. But yes, muranyumva mwese muhaguruke barahaguruka you know, garide mushugurike we're what the private citizens like to refer to as mercenaries. abantu benshi batufata ngo turi mercenaries ikintu kazi tujye ko umunsi mwe mu bizirikana mu byibuke At this rock murajyayo mutazwi nta byangombwa nta bibaranga nta cyo ufite kwitwaza is not 100% sure of this mission. ndetse menya ko n'ikindi kintu leta Amerika ibohereje muri misiyo mugiye kujyamo ntago nayo ubwazi kuri misiyo mugiye kujyamo ishoboka. Your mission objective has been delivered. You roll out 5 minutes ago. Sound good? ndetse tuvugira aha ngaha rwose misiyo mbere ko muyitangiye aho tuvugira ngo ameze nko muri abapfu minota 5 yashize ntago muzwi mugenzi bakerekeye bagiye bigeze kuri Asgard mugenzi nagacinikirwa gusa ngo bagiye bigeze bameze nko batazwi ndetse nta na kimwe bari kwitwaza kibaranga ibi binarimbye imiryango yabo ubwabo imyezi batinzewe izakira amakuru ko bapfuye kera bapfiriye mu kazi bapfiriye mu gikorwa batabonetse mugenzi barerekeye igihe bagiye mu kazi ngo aho bagiye kujya barashaka bagenzi amakuru nimba basanze amavuta zahabu n'ibindi nk'ibyo abanyazi bakerekeye gusa mugenzi abaje ntago bono uyu mukobwa abanyazi bavuga rumwe n'umukobwa ni inara nagondwa akazi n'ejo baraserereye ngo mugenzi akanako kazi isi yahoze akora yahoze ameze byose nk'umusirikare meka gusikora akazi mugenzi akajya ahantu hamwe namwe hatazwi. I'm feeling good. Told you, man. Sasa nko gose mugenzi byo bakomara bajya gose imihagatano barahagatana cyane. You guys shut the fuck up already? Can't you see we get a lady present? Ahanga batanyamya guhata mugenzi agakobwa bagatesha umutwe kimwe kivayo. How you feeling? Bamore business. Good. Oh yeah. We naro guhangu mvanyami ngo tumva imbere kahambirwa. Toka mbere yangu. Nta kwinginga nta kintu nta agira. Abaje mu kazi baje mu job. Ubundi mwikipe mudahuje ntago ibintu bigenda neza. Bose baje mu kazi kamwe. Ko bakerekeye. Banyuze kuri Asgard. Navuga byinshi mugenzi. Ndetse rwose muzavuga ati mukobwa mutoya. Ukeneye uyimenye umenye jaza zahawe. Cyangwa sasa ko baserereye. Nawe nibyiye byose ni bintazi. Inagondwa. Kugira nawe guserera havuka intambara sasa mu ndege ndani. Abaje mu kazi baraserereye. Ntago nzi byarangiriye. Bari mu ndege ndani. Ndege yaparitse nabi. Abajinga baje basaba bashwa napfa ubusa nawo ndebere baparitse nabi zari ndege zirenze imwe baje kuri Asgard bapfuye kumwe yatse mugenzi we urubizu aramusuzugura amuzana gose kiburi n'ibiburi n'ikimbere mbere yeba komando bazira nta mukomando basuzuguwe buri abakomando tugirinda hirimwe nyibabwira saza aho kubimbwa nabimva nako muginga naza nsuzugura umusivili nibyo ndakababura buri hano yo musivili nsuzugura muzambaze ngewe nafite n'uburenganzira navanye kuri ministeri umusivili nsuzugura ndamudiha namiki ni harida n'abakomando aho kubimbwa nabimva genzwe yakabyutsa hari nahazi indege yose yagira kungukira shya paritse nabi hari abahagamye mu biti hejuru hari abagize gute ni inara zanyina ba mercenaries bamwe bajya ho rukomeye bajya muri misiyo zitazwi byutsanga afite icyuma babwiye ngo ahantu baje mugeze ngo cyo tango ni electromagnetic field
ihangana byo zini ibikoresho byabo cyane cyane nk'imbunda nizikora ahangaha amatelefoni ya pana hakora ibintu bishoboka ingumi irakora icyuma kirakora ipiki irakora umuhindi ni cyane kumenyeza yakabyotse nta mbaraga afite zigenda yaje hafi ya Rwanda rwose rumwenzo bari mu ndege indani ararureba akitegereje we Caritas rwapfuye kare yewe ingumi ko garangana ikinaza yibaraga hinda nundi bapfuye kumuganga rubizu yanze narukuri ryinyo base n'umurambo zagire kuzimu ntamenye ufite Jensi byatinze urabizi bya filime muricara ahangaha bukira bugacya bukongera bugacya nejo bugacya masaza ari 10 dise nk'umukomanda afite rwose kwirwanaho abakomando bari deburiya nazarataha aho baje nta cyombo bari kukirwa mugezwe kicangaha tanya ngugeza kubyara amajwi meze ngari mu kuvuga abantu baraho hafi urabizi ngo hari abantu bigeze na bururu ukuntu urumva hakoje amajwi y'abantu byasangiye gusatirana umukobwa kumbe hapa aho ngaho nakiri mubona hakurya ruhari yambaye nabi nguriya kandi sumwe ni benshi nyezo bibyebye byo hapfa ngo namubona arabura ni shamba yajemo ni kirwa bane kuri mission abandi bose bapfuye ubusa bashwanye bantu baraha kumbe arabari bakisi nyeshamba de jango ka nyeshamba kazi omuni zako na murya umunigo yitonze yamba amuhasa umunigo yarigenje twabanya ko bitabasore ziri bitangira anga bana mwinigiye kobwa ziraha aratuza naho baje baragusinzira ugasiga ruhumeka ubwonko bwo butagikora neza bwatuje tayari nyeshyamba kazi ni banyiri gishanga namersade mfata imitungo ye yose menya ko ntacyo bari gukora ahangaha bavuga ati mugeze abavamvuye kuri bonye kugaruka nga dukorera iki gatwe tumujyane ngo twongeye guterwa dukorera iki badutewe natwe mutumujyane nta kibazo bongeye batewe bigaragara ko mugeze ahantu sugamira mugeze bahateye kuri Ashgard na gace kubaka muzanye nuko bambara banyiri imiti miteye nk'iyi nkoko mwihangane muraza gukora byinshi birenze ibingiye mwe mutuze mbaraga bara do nyeshyamba kazi ahanga bafite imavuga rwose sinzi n'ikirimi bwoko ki baza kwa mwe kuri mu komando kazi ariko uzu umukobwa yakora n'umukobwa ku rutugu
bakamuhetsa ku rutugu ngo bongeye guterwa babya ngo mfatire byose muzane gusa atagira ikintu kibakora aricyo dushaka ishyamba zirambaye basi zambaye neza rero inyeshyamba zaberewe Mbaraga do yewe nyiri umutima wakunaniye do kamata ntabwo bikomeye zana amafaranga ucimo cyane nyuma televiziyo mitakwinjiza mindano gende basanganira aho bari ntabwo bigoranye shaho tunyeshyamba turagize turasobanutse sasa kwa byose mu kondoka zarabyutse ntagaza arimo kujya hehe kugeza afungo dusarakana karimo kumureba bamujyana kubaka muzanye sasa kwa watu batakuzi igiti fata igiti baramudiha nyeshyamba kazi afite ibihana hanga batanga ibintu bidasanzwe baramuhana ku ruhande bari bonyine barahana abinjira nga baguhatura urushyi rw'umu barya bayita gw'ikigi nabavuga bakantu iki kugeza hanga ushaka iki giti nakwe mnuza kwibondo kandi What's going to die? Vuga kuzanga nago mubyemera nago mufite nago muhawe karibu iwacu nagezwa n'iki mushaka kugeza gukimura dusinanga cyuma kintu barimo kuvuga bavuga kiri binanga cyumva kirwa baje You'd go the next time. Mashaka cyanga kibagenza ndekera aho ngaho kugeza kugusaba busa zinga rubayoboye Ayan! Kuwait sare! naga afite kubara hanga n'umwanzi wacu Nos Aaron. umva Genda Aaron. nabonye ku maso habanzi bacu tuza mugenzi umukuranga yarabingara mwegereye yitonze aramureba uyafite ubwoba ntibusanzwe gusa hakurya myeza rutabyumva ni nyirabukara He's not an enemy. naga ari umwanzi wacu Release her once. mumuhambure mumufungure Does not belong here. nako naga ari wahanga myeza bazi no kuvuga uruzungu n'urwongereza No more harm. mva ntacyo bari budutware mu mufungure You're causing no more harm. Do you understand? kandi mwengene kumukubita murabyumva Juwenziai. yego mwamikazi ndabyumva nanabyemera simpakana nta no kuburana nta gushidikanya kara disigara kane kanyira busoro kamudiyaga nya bakatumugozi baramuhambura bamuhambirije ibirere bitose kubaka muhambuye sasa urabizi uriya ngo buri hantu hose bajya imigezo yabo baje kuno ku ruhande yahaguye ntaga bacika afite gutuza nimwe bavye imigezo ngugiye burya asaza zimira nzima nawe natuza sasa mubikorera ibyabo ya namasaha y'ijoro n'inyeshyamba kazi Jungle Girls haka iyi filime buriya iyi filime kweli ahanga bya mucanzo yasinziriye kugeza mu mabanga mbese ko bambara gusa ahangaha ari utavuga rumwe na nyirabuja mwamikazi wabo Queen the Jungle bibera ku kigo cyose cyabonyine nuko biyambarira kobwa gusa kandi yazaka by'imigenzo yabo disi ngo yaharyamye ni inara ndetse kajyamye ahangaha sinziriye tangira bugeze kurota ni inara tangiye kwa mnyese mwe bazanye bagenzi babo bamasinarizi babazira n'imbunda baje ari benshi ni igikundi cyuzuye
Nagachipe. Ndetse na muzehe bari kumenya ni muzehe rwa Bukamba. Kandi mugeze waje bahateye. Baje kuri mission. Bate agace katari akabo. Manabibona imana birota sasa kuno ku ruhande ko yagatuje ibyo zanga gise yatangiye kumenyera nagace yajemo yarahataka yamaze iminsi ngahe bagenzi be arota byo sasa kumutora ngo aragiye gicuka kumutora ese azataka turebe waje aje muri misiyo mbere byarazambye ndetse n'isano byasanje kwamenyera atanyemeza ukubona ko ari heza nta kibazo cyaho munyaza akabaye hangaha yatanye byose kwarambirwa ni mwishyamba gusa bene aho ntabwo baza kumutora ntabwo yatabaza byose ngo mvana ngaho mujyane byamurambye byose ni inara nawe ndebere aho kuryama ntaho nta mazu bagira no kuryama mu biti no kubaho nk'inyemaswa Jones warahangaha harasha afimyezo mwamikazi w'ishyamba He has been sent home. ati mukoka mutone fata nka uri mu rugo urakomeye hangaha komera kuri kumwe n'abavandimwe Jones aramuhagurutsa niyo byose mugira imbabazi wenye asa banashaka cyane nk'igendera Disgafite umushiha Is where you are wrong. mva nicyo cyonyine uri nicyo mpamvu imwe kwibeshya I know that there is great anger inside of you. ndabizi rwose ko buri ahangaha zimitsiko mutonzi byinshi bikurimo At night. ndetse n'ijoro ryashize nakubonye ngo warotaga ibyo warotaga byose nabyo gushaka kujya bagenzi bawe basaba kuvana ngo bakujyane This is a very special place. gusa hano hantu rwose ni ahantu h'ingenzi y'icyubahiro Place of a holy mother. ahangaha ni ahantu habaga mama wacu wera holy mother Her loss was a great emotional tragedy. ndetse rwose urupfu rwe rwatubereye rwose agahenda kuri twebwe yapfuye tukiri batoya tumuzi We grew stronger from it. ndetse kwa twakoze dufite mama twese dusenga udufasha no tuba hafi byaratubabaje cyane Her presence is felt always, even after death. gusa kuba yari ahari kuza kuba uko byafashaga byinshi mitwe kujya tumaga bose tujyana no kwizerwa kuko ni muzima bwacu bwazaza tuzatekanya nyuma y'urupfu ibyo ntabwo nje bindeba Never stops. Not until you die. ibyo mvuga byanyu ngo mufite umwanya ngo majyaga musenga byo ntabwo twebwe bwacu aho naturutse bihaba To tell you. bafite ibyo ngo kimwe ngiye mbabwire I know why you're here, Nora. impamvu ndanga ndazi inara Then you know many soldiers will come. niba rero bizimenye ko hagiye kuza abasirikare benshi bagiye gutera hano iwanyu bo twazanye ahangana nanjye ndaje ndi umusirikare They yamenye ibanga are already here. ndabizi ko bari ahangana bimenye they already here mujye tukomeze nkafite rwose baragaza ko yabona ibintu biri bube acaho nuko bambara nyishyamba kazi Yesu agiye guterwa ndetse barabizi hari baje mu ntambara ndetse rwose baye nta kindi batangiye gusenga bera mu ishyamba bafite munyazenga imigenzo yabo ibafasha kubaha imbaraga ngabo abakobwa hari ababazi babimenye kare ngo mugeze kano gace kabo gafite ubutunzi bwinshi nicyo abaje bakurikiye hari amavuta hari ageze n'amabuye y'agaciro icyo bashaka ngejeje rimwe ngeze barimo gusenga hari abaje
ko zakaje nya Yesu yabonekirwa hari yanze kujya muri Yesu yanze kunyisi yitaruye ni inara yavuze ngo ahanisi wabo mugeze ngo yajya gusanga bari banyiri ishyamba mu bandi nabo haryamye ha wenyine yikanzemo masaha y'ijoro barabizi ko batewe sinzi byose bagenza bite ntabwo nzi zirirwa naho zite n'abakobwa banyiri ishyamba uzakicaye ubanze narayemeye Genzi barasenze basengera wabo mugenzi barabizi batewe ndetse mugenzi na inara yaje biyungaho isahane yabaye nako nari biryabo nani impamvu yo guterwa gusa mugenzi kuganagara menya ko naro yaturutse ari ho hawo ari iwabo ni nayo mpamvu mugenzi bamwishimiye ndetse umwami kazambwa ati inara ndakuzi nzira impamvu raha ngaha byose ndabizi Yesu byatinze Yesu agaciye mu cyakare abaje bo baje mu rugamba mugenzi yarazana na mwamikazi wari bamubonye mu potential kabone inyeshyamba kazi Yeah, do. Nimurebe. Aremera mugenzi agamba ni kipese bazanye nta kundi. There is an intruder amongst you. Muri mwebwe harimo undi waje meze nk'ataka baya barimo intruder. An intruder who has come to take you away from the life of peace ndetse uwaje we yaje cyangwa abambure amahoro yanyu mufite come to know and love. Yesu ndako nasobanura I stand before you with shame in my heart. impamvu agaze imbere mwese gose mfite isoni mu mutima wanje nanjye naje ndumwe mu banzi baje babanje bambura amahoro yanyu agace mutuyemo My eyes ndetse n'amarere mu gutama ku maso hanjye shame in admitting that I was one of those who would take from you. ndetse rwose n'ikindi kiyambabaje cyane nuko namenye ko ndumwe muri mwebwe wavanywe hanga kera nkajya nkanyine mutoya ndi mwene wanyu And tears for the loss that we have all suffered. mu myaka yose ciyeho myinshi twese twaciye muri twakuriye ahangaha ababyeyi bacu bose barishwe ihangane Someone so young. twese nabizwe twavutse hanga ababyeyi bacu barapfuye bapfuye tukiri batoya mugenzi nambara mbere baye nibwo mugenzi wano bose babuze ababyeyi babo n'imiryango yabo Will come to deepen our sorrows. gusa hari abaje bajya ngo intimba yacu bakomeze rwose basogote muri ricumu kugenda twagize ko ababyeyi bacu twabuze United, they will not be victorious. niyo mpamvu rwose mvuga ngo abaje hanga baje kujya kutwima amahoro twahoranye imbere hose nta nsinzi bari bugire United, the enemy will not break our bond. ntabwo umwanzi wacu ari buze ngo adutanye tumwemerere United, we will show them dukoreye hamwe turereka ko umwanzi wacu turi cyo their way. ndetse rwose ubufatanye bwacu buratsinda umwanzi wacu cyane We will show them that we are the masters of our fate and the rulers of this land. turereka abo bose ko ari twe duhitamo ahazaza hacu ndetse ko buno butaka ari ubwacu twe tubuyoboye we are the masters of our land. Tonight, we make preparations to go iri joro tuyose ryo kwitegura rwose intambara Holy Mother and I in a ceremony battle of Joru, ndetse intambara iratangirira aho akabe hari mama wacu wera chosen. ari hose ari mama wa inara niyo mpamvu rwose inara uyu munsi ugiye kutubera mu rugamba ugiye kujya mwanya mama wawe mugenzi ngo nyina yose ari uyoboye abantu bose ajya gupfa yapfuye disika inara arakana byo mugenzi umwami kazi wabo yabonye ufite imbaraga zidasanzwe
amasaza aricumye hari abaje mu rugamba hari abaje kwambura amahoro katurebe sasa Genzo no kwirwanaho ndetse ngo byose byatinze afite mugenzi rwose kubanza hangawe n'abandi bafitanye ibibazo bikarangira nyiragasuri rimwe bahebwa mu byizo bamuziraga wanamuhanye aze ngo n'umwanzi sasa mugenzi wawe rwose niyo kuko ashoboye yayobora urugamba ari bayobora imbyeze nka nyina wabo wera Holy Mother umubyeyi wabo bose gusa ntazi ko uyitereje aza mu kumanuka zi kwisi ni inara barebe na mugenzi yari cyo yakora abakobwa zirakomeye abakobwa ziranga barumye nutubuye inarasa umuntu yaza n'ubundi bisa n'indwanyikazi bataraza mugeza kuri Asgard kukirwa kuri Island nyengumi barahana bombi bajya hejuru udushi ba hejuru baraserere my friend ibyabo bikemuke bakorera ngo byose rwose nk'umuryango babuze ababyeyi babo bwa mbere ntago byakongera kubaho ugiye ngo bagaserere hakono nyina gasorera nta inkotira hafi y'ijosi izunguze nkwereke wongere yeah. What does that have to do with me? Life isn't about courage and faith. Ndetse ko tuvuga ati igisunguru bingi kucyanye bireba ubundi buzima ntago buvuga ko bifite umurava no kwizera Never stops. kucyanye mwatoranyije Not until you die. She's the Holy Mother. She's the one they all worship. ndetse bigeze babonye byinshi It's okay now. n'umunsi inara apfa Be with the Lord. oramwisha avuga ati rwose yaneye mama wabo wera byenze byose narabibonye nanjye gusobanura ko byose byagenze umunsi isa muvana ngajya kumurera amvana kuri Asgard mugenzi narabonye imbaraga yamenye amateka yose ko byagenze byose kujya kurerwa ke ubwo yajyanwaga akiri uruhinja avanwa hangaha yeah. bagatwe mugenzi aragenja gose kamazi byose zarabisobanukiwe byo bitari bazi kwereka mugenzi nyina wakana ye mugabo mwana uzamunderere mujyane uzamwite nzamurere iki Imana yamumereye perepetwa mugenzi nuko nyina arajyanywe ndetse nuko nyina yasigaye niyo mpamvu no kuza ku isi yacu yakuza ahangaha hari intagondwa ari indwanyi nziza kumye iyo niyo ntambara ya mbere yabaye mugenzi kuri Asgard ubwo muzehe yazaga ni nabwo ababyeyi b'abana bose abakobwa bari ahangaha bapfuye abandi basigaye ari impinja gusa bavuze ngo uyu munsi hano ni iwabo hano hantu barahabahaye nta n'ufite kuhabambura ndetse hakuno kugira ngo nyirabo gasurira ntiyemeye ndemeye uryo mugabo uvuga ati ndemeye kweri mvuye kwizima yeah. nyeshyamba kazi mwami kazi yaragurutse zimbere ya nyina wabo wera Holy Mother kiri cumu bicumu rya amateka litunga n'uyoboye abandi bose ndetse disi n'uyoboye bose mugeze aciye gufara mupfukamira bivuze ngo niba ubwo amupfukamira n'abandi bose mugeze bafite kuyoboka buriya icyo umutwe wemeye ntaga amaguru yanga
gusa ibyo byose bibe gutyo hari urugamba mu gitondo cya kare biteguriye tayari mu cya kare aho gutunganya ibikenewe gusa bitunganya hari abaje kano kagwa mu kose bagakabe nakarwa ka island baje n'ibikoresho byabo bakise inala de jungle girl bunyeshyamba kazi tureba kuko zirakomeye my friend nababwiye bantu mushaka muhubutse mujye mwitonda uzikuzana ngo yungumira ugasanga utahanye ntutahanye ahubwo bitahaniye ikintu rakamasi na Ruiz ngabo sigurwa bo baza mu kazi baza nk'abapfuye akenshi kandi usanga byose bamasoneza ari bari bose bari mu gisika myeze babademo bu bavuyemo rakangira gasurira shaho ubukobwa burakomeye utabiza mbazi ko zakaje bano baje gushaka ubutunzi barabarangiye ngo ahantu hari amavuta hari na zahabu amafaranga si ikintu aba bose ubu bararwanira inda nta kindi barapfa igifutu nuko gitumva gusa igifu si ikintu bageze ahangaha bikanzemo abakomando barumva atakevu barabahuka sasa baje nibigo ryanganaga imbunda zikwana ku muntu wa murasanga imbunda ngane kora bibeshye imbunda zabona zose zikora kunyeshyamba kazi kunyeshyamba kazi nambabazi muntu barumiwe mananga zarumiwe kuganirwanye nziza kwa hantu bahitondere ndagiye basinyira bayi ndagiye nago ndagiye da ugende garuka se garuka ndaje garuka ono ndagutema ono yikanzemo kwanye nziza bikobwa urapinga ngo gutema uri serious ndagutema nagutema uyu ni rwanye mbabaza abandi bafite ibibazo nabaza afite inara josi ugani bwumva n'ababyeyi babwo baza ari ahabo bahajyanwa bwa mbere ntabwo babyemera kongera kuhajyanwa ntabwo babyemera inara nambabaza rwose ntibyacu mubwiye bagutemeye umusirikare shaho abandi zirirukanga mugaruke mugenzi ahari wabo ntabwo bemeye kuhakwa barwanye n'abagabo light the night for my tired eyes to fight for life ndetse byose bucye disi atangiye gusenga avuga ati no kuri nshoni ya yatse umuvumo ndetse nemeye kurwana n'ubwanira ubuzima bwanjye a passion that burned and you didn't know avuga ati rwose ngeze akabaro kenshi imitima yanjye gusisamya ko nari nkafite gentle rain wash it away all the pain avuga ati rwose hano naho ndi harimo imvura nzakari rwose imvura inyiza uburibwe bwose nayifite muri njye let it go forget the things you'll never know avuga ati noneho ngeze ntashi wacu ndetse agiye gutuma rwose nagiga bibi byose naciyemo n'ibi byose nagiye mbona mu buzima ndiyenze sanze muri bene wabo ishagarutse hari wabo nubundi kuri isi yacu ntago bagenzi hari abyari umushobokere n'ibyari byoroshye mugenzi iwabo ari kuri Asgard ndetse rwose yaratashye mugenzi ajya mu rugo
ajya muri bene wabo ndetse rwose arongera abanyina wabo wera hori mother ko bageze nawe nyina wamubyaraga byahoze uyu munsi mugeze niko bimeze niko ufite kugenda We, the women of ndetse kabigeze nuko igenze bakitaga abanyezi inara the jungle girl come without bloodshed. ndetse rwose ngo yagiye aheraga abanyezi bitaga ni special place I was lost in ahasumbana ndetse mugeze rwose akirwa umuntu umeze nk'ari umuyobozi her death. akaba ari hatura yabonye n'abaja agumi wabo abageze abagiyemo abasigaye bari bajangaha gutaha nabo ntibyashobotse. I understand now, Father. I miss you. Navuga ati rwose data none kumva impamvu nyabaki wambaye hafi n'icyo apfuye upfirira ndetse zagukumbura mugenzi nuko igenze bakitaga inara the jungle girl abagenda bakunda cyane nongera mbise ko mugenzi na filime nyina ndasobanura mugenzi nuko igenze naho ubutaha kutarangira. Yes, I am ready. Avuga ati rwose yego nditeguye. Yes, I am ready. Mugenzi nuko igenze bakise inara the jungle girl inyeshyambakazi abagenda bakunda cyane naho ubutaha. Yeah. Nge nta filime nyina nuko ndabibye ariko sinengeye nyine fatanyije n'abayikinnye sawa. I seriously care